kureka mu gihugu cy'iwanyu Imana yo mu ijuru umugisha yarageze. Murakoze cyane. Okay. Nganguko kabisa akuri umunsi wa none nyine nta kundi tuba tugomba kubazanira amakuru meza aba agezweho umunsi ku wundi gatanuko, kandi nta undi ni God peke yake mwenyewe, ni God official. Nyumba uwumva God official cyangwa se kumva God peke yake mwenyewe, ni wa wundi nyine uba ugomba kugushakira amakuru meza agezweho, abapasiteri beza bazi kubwiriza mu beza, abantu bavuga ijambo ry'Imana kabisa aho turi hose ku isi, tugafashwa tukumva ko ibintu nyine biba bimeze neza. Icyambere burya no kwegera Kristo, kandi burya ikintu cyambere aba ari amakuru meza nyine agezweho. Udafite amakuru uba watakaye, siko gahunda zimeze. Waranyina na papa beza na mama beza baramwenyura kabisa, ukabona ko nanjye nkumva ntangiye gufashwa ahubwo tutara Agisiyo. Ngango koro nyine kuri musona nyine murana ko imbere yacu hicaye abapapa beza n'abamama beza rwose bashima Imana. Uyu munsi rero tukaba tugiye kumenya ikintu kitiye kurikirana, nuko tugiye kumenya ibijya mbere kuri wo, nuko gahunda ziba zihagaze. Narakubwiye ati umunsi ku wundi mba ngomba gusimbuka nkakuzanira abavuga butumwa beza bakorera Imana. Ewani barabwiriza nanjye nkumva nguwe neza, nkumva nanjye indafashijwe. Mba ngomba gushakira amakuru nyine meza nkuko uba wantumye ati wasimbutse none ukongera ukatuzanira ab'inshuti, tukamenya ko gahunda zimeze. Ariko kuri umunsi wa none ab'inshuti ntabwo yazara ab'inshuti burya gusa, ntabwo yazara ab'inshuti gusa. Yambwiye ati uyu munsi wa none mba ngomba kubazanira nyine n'abandi bantu kugira ngo gahunda azikomeze kuryoha. Ndabona umumama mwiza rwose yaratamiye, reka sinakubwira Uwiteka amusize amavuta, sibyo se? Umupapa nawe nyine nuko ari mu mwuka w'Imana, ameze neza cyane. Haraho yadukuye dinga gukorera. Reka nyine tuze dukurikirane tumenye uko gahunda zimeze, tumenye nuko byose agaseke kari imbere yanyu. Reka mbaye mikoro, mumfashe mikoro. Fasha kuri mikoro kugira ngo tumenye uko gahunda zimeze, maze dukurikirane buri kimwe ku kindi. Amakuru meza. Nitwa Mukanarangwa Providence. Abantu ntuye ahantu hitwa Ntenyo kwa Mirenge. Ku Ntenyo kwa Mirenge. Uyu munsi murangurira akantu ariko nyine yaje aturutse kwa ku Ntenyo kwa Mirenge harya iwabo. Byose birahari. Byose. Ngango ko uyu munsi ndarya ameze neza, ngiye ndishimye rwose. Komeza. Ubwo rero twaje hano kugira ngo tuganire, tuganira ku ijambo ry'Imana. Umumama Imana yagiriye neza, yego di impagakiza nari ngakeneye. Nuko urabona muri iyi si abantu benshi bararushye, bari mu biyobyabwenge, bari mu bidahesha Imana icyubahiro. Haraho Imana yadukuye ahantu habi hakomeye. Nukuri yaratwimuye, igira ahandi dutereka. Ubu ntabwo tukibarirwa muri ba bandi bagenda bati bitenge mu nzira, abandi bagendera mu magambo, abandi bagenda basebanya. Hari ahandi yatwimuriye. Aho hantu yatwimuriye rero niho ngira ngo mbabwire. Twari turushye, tugenda dusekerwa, turi mu bari, ukareba umuntu umumama atagira isura, urabona aka gasura no kubera Imana. Imana yaradusize, aho twimukiye Imana iradusiga. Nuko rero duteretse mu gakiza. Ubu ngubu nanjye ndavuga ijambo ry'Imana, ubu nanjye ndambara nkaberwa, ariko kera ntago naberwaga. Byarangaga kubera akana kukwasa. Ariko ubu narimutse, ubu ndambara nkaberwa, ndisiga nkabera ukwera amavuta y'Imana. Harandi mavuta Imana itwimurika dusiga, amavuta yitwa dorere. Nanjye dorere yangezeho. Nanjye muze kuyansigira di. Niko bimeze. Dorere yatugezeho. Niyo mpamvu ubona dukeye, niyo mpamvu ubona duseka. Cyane twabaga dufite imijinya, turakaye, ukagira ngo hari wakuvuze kandi ari ukubera Satani. Ni Satani yabagaragaza. Tutarabohoka. Umuntu aba akiboshye, twari tukiboshye. Ariko twarabohotse, niyo mpamvu ubona duseka. Yesu yaratubohoye. Yaratubatuye. Amen. Ahantu habi. Imana yangiriye neza. Urabona igihe ngeze, murabona uko ngana, ariko Imana yampaye urugo, iranyubakira, inkorera ubukwe. Wakoze n'ubukwe burya? Narabukoze.
nuko di urakoze cyane uri n'umama uturuka hariya ku ntengo nyine ni ku nteko ni ku nteko ku ntenyo kwa mirenge di nuko urakoze cyane uri n'umama uturuka hariya ku ntenyo kwa mirenge avuga ati nanjye Uwiteka akoze neza nyine akoze ibikomeye rwose ubundi hambara agacupa nakamereraga nabi nkagera nkavuga ati zana n'akandi niko byaga bimeze ngira ngo buriya ariko Uwiteka aravuga ati aho kugira ngo nguhombe naguhombya ukaza ndi ukanyegera ibintu bikagenda neza mumvugire ngo amen haleluya mumpere papa na mikoro nawe atwibwira cyane murakoze Imana niba ampera umugisha turawakira kubera kutwakira nukuri murakoze nanjye ndi umupapa Imana yagiriye neza yewe n'ibintu by'Imana sinabyumvaga ngo mbihe n'agaciro ariko naje kubona Imana naje kubona Imana ndi ahantu hariya mu mujyi wa Kigali Kiruhura mparuhiye ariko mfite n'amafaranga buriya bene data mbabwira amafaranga nta kintu yakumarira udafite Kristo udafite Yesu amafaranga yanjye njya kuyarira ahitwa Kamuhanda ariko napanze umugambi wo kuri buko ndi busigare kuri Nyabarongo ndi umwe mu bagabo Imana yarokoreye kwara kubyuma kuri Nyabarongo numva ijwi ry'Imana Imana iravuga umwana ntega kagare ngira kuko ntabwo nari gutega moto cyangwa imodoka ngo nze kubona uko mpandura sigare neza kagare umwana tugeze kuri Nyabarongo ndagapandura agahinda karanyishe habuze icyo kurya habuze icyo kwambara abantu mubona hanze bararushye hano umuntu agenda mu modoka afite ukabona yarenze umuhanda burya ntago ari uko aba atazi imodoka ahubwo ni ibibazo hageze igare ndaripandura neza ntangira hari nka 2:00 z'ijoro ndapanda ngo bya byuma mbirenge mpite njyamo numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo umenye ko iyo umuntu yiyahuye biba birangiye ntago yongera kubona ubwiza bw'Imana ngira ngo ni umuntu masanze ubikubwiye ijwi ry'Imana ndarishaka ntegereza umuntu ndamubura nawe ni Imana ikugusanga Imana bintera noneho gusubira inyuma umuntu urimo kumbwira ibi bintu ninde banshaka kwiki amubura Imana inkuraho hano irantabara ariko mbabwiza ukuri nyuma yabwo na mafaranga naje gusa nkaharangira ariko narakiriye agakiza amafaranga menshi ntago ntacyakumarira udafite Yesu bene data ntacyo yakumarira haraho yadukuye rero n'ibindi byinshi dushobora gukomeza tuza kubabwira uko gahunda zimeze naho Imana yagiye tuvana n'uburyo Imana yagiye ubundi aryama nkasinzira ariko abantu bafite amafaranga abantu barushye baremerewe ntabwo baryama ngo basinzire niba abantu batabona ibitotsi ariko ubu ushobora no kurara ntakinze nkavuga ngo Yesu arahari kandi akabikora hari byinshi yakoze rero tari gushobora kwikorera Imana ni ibiri mu ruhande rwacu bene dato itaza kwa mu ruhande rwacu ntaga hacu abakibukwa urumva nari insize imfubyi nari insize imiryango igikeneye kuba yambona Imana yarakoze ariko yarahabaye amen na mugenzi wacu wundi ni byinshi kandi byiza nk'ubisanzwe nawe Inshuti TV umunsi nazana abashyitsi b'umugisha papa muramubona mwumvisha Imana yamukuye uriya mubyeyi muri kubona ni umudamu wanjye Imana yamumpaye kugira ngo yumve Imana byaciye mu nzira nyinshi twarasengesho menshi twavuze Imana ahantu hatandukanye tubabasaze ku isoko tuvuga Imana ariko Imana iza kureba isanga yuko uyu mubyeyi mwiza muri imbere yanyu ari unkwiriye kandi n'Imana yo mu ijuru igimuha umugisha kuko ni byinshi twaciye muri byinshi bikomeye cyane kubera uyu mugabo witwa Yesu uyu mugabo witwa Yesu yagushaka ajya yemera kuca ibintu mu bintu bikomeye cyane Imana ishimwe cyane umunsi rero turanezerewe kuba turi imbere yanyu kandi turishimye kuba turi kumwe namwe twaje kubabwira ko Imana yacu ifite imbaraga twaje kubabwira ko uyu munsi dufite iki dufite Imana dufite byose kandi ndi kubabwira yuko kuba turi hano azana kubonana namwe rero ndahari Imana yo mu ijuru amira umugisha bene data nshuti zanjye munkurikirana umunsi kundi navuga ngo mukomeze mugereho murebe ariko nababwira ngo Imana yacu bene data ifite imbaraga irakora mwumvishe uburyo umugabo yamugiriye neza nanjye yangiriye neza muri byinshi kandi uyu munsi iri imbere yanyu ndababwire ngo abangaba muri kubona turi kumwe dufite groupe nini cyane ikomeye groupe y'abanyamasengesho tuvuga Imana tugasenga Imana rero navuga ngo niyakore groupe abangaba ni bamwe twanuriye groupe uyu mubyeyi mama Fisto madamu wanjye ari umupapa sinzi nimamba reka bibwire n'umuntu mukuru akira bibwire twitibye Manzi Emmanuel nahise mfatiraho yego nafatiyeho nkimara kubona ko Imana ibigenje irantabara inkura mu magana menshi y'abasinzi bari baraho muri uwo mujyi wa Kigali
twibisha n'imitwe yego ugenda nibishaga nitwe burya ajya no ku muzungu umuntu akakwandikira ibintu by'indenga kamere ukishyura make ibindi ukabijyana yego nta kuntu wari kubona amafaranga ari muri uwo mujyi wa Kigali utashyizemo amanyanga kumva bene datamba nararimbutse rero iyo amafaranga agabanutse agakiza karinjira wumva biruta ya mafaranga kuko hari abantu benshi bayafite bashaka no kuyagura amahoro ntibayabone ko hari butike igira amahoro bacururizamo amahoro wabona muri isi hacuruza ibindi bintu byose n'indege n'ibiki ariko amahoro niyo yaba inusu y'amahoro ntabwo wabona aho uyigurira kandi utabuze amafaranga nguko aravuga ati nubwo yaba ari amahoro cyangwa se ikiro cyangwa se inusu reka tuvuge n'irobo nubwo kaba ari agace k'irobo ntago ushobora kubona amahoro cyangwa se ngo uyagure ariko byibuze hari akantu gato Habishuti yaravuzemo ngo uyu ni madamu wanjye nibyo yego ni ukuri niwe madamu wawe burya uyu ni madamu wanjye burya iminsi yose mujya mumbona ndi hano ndi jyenyine ubu ngubu nawe nuko di noneho reka umbereke noneho rero ariko se mwegere uruka dusimbure ntiho gatoya tubereke nubona se egera umugabo di egera umugabo yari yagiye kure y'umugabo ganguka rero warazi uyu nguyu ni madamu wanjye mwashakanye igihe mu gihe kingana gute mumaranye imyaka ingahe tumaranye igihe kinini tumaranye imyaka nk'itandatu imyaka itandatu irindwi hagati aho ngaho mubyaranye kangahe dufitanye umwana umwe w'umuhungu umwana umwe w'umuhungu none se ko nta wundi se abandi barahari bazaza nuko burya rero ngo ijambo ry'Imana rivuga ati byibuze umwana aba ari umugisha sibyo se umwana aba ari umugisha hari nubwo yari gutambuka nyine muri za nce z'Yerusalemu ukuntu harimo atembera abana baza bamusanga bati mureka abana bato basange ubwami bw'ijuru nabwo ari ubwabo nanguka rero ariko nyine ni gake gakeya bizagenda biza agahoro mbere umupapa mikoro gato namaze akantu gato ari kugusubiza rwose urazi twibishaga imitwe niba hari umupasiteri mwigeze kutwigisha mu rusengero avuga ati hari ukuntu ngo agire nimba wako sinzi ukuntu bazirakata bazitaga zanjonogo ngo gatero pora bavuga ukuntu ukigurukira mwebwe byabaga bimeze gute twajyaga kurangura ku Muhinde twamara kugera twaga dufite abantu bakora ku Muhinde tukaba dufitanye isiri b'Abanyarwanda niba ushaka wenda n'urugero ibyuma by'igare nk'amapine 20 agashyiramo andi 20 imbere mu ipine wowe ukishyura 20 ujyanye 40 wowe ukajyana warangura amapaki 10 y'amareyo y'amasara y'igare biriya bintu basobeka byo mu by'inkingi akagupakirira 15 waguza 5 shambura yeri zigare uko amaboko y'igare uko nacuzaga pièce de rechange noneho icyo cyazamuraga rero umuntu vuba noneho ko nta mahoro y'umunyabyaha ya mafaranga twararyaga ariko nta mahoro dufite nta mahoro dufite Imana ikabituburizamo amahoro bitugora bikaba byinshi soga zikaturenga ariko umugabo witwa Yesu niyo namaze iminsi 3 ntanywa n'amazi kanjye numva nta cyaka mfite kubera Yesu ariko ninabwira mushiki cyane ambwira ati ngiye gusenga ati umunsi rwose urebe uko wimenya nkavuga ati rero nimba utashye ntuze kunsaba kubyanjye cyane kuko bariye kubya Kristo Kristo aragabura ashaka kugena amara n'icyumweru namara icyumweru kandi nigeze kujyana na b'inshuti muri mu buvumo ikanyarira igeze arambwira ati wowe wagiyeyo genda ngeze yongera ubwo yaragezeyo banyereka akantu ukuntu bavuga batahani mu rusesamanza rero we ntabwo ujyamo ntiwakwirwa ariko rero ndavuga iyo umuntu ashaka Kristo ntagira umupaka arihara kuba abandi bagenda bakajya gushaka Imana kandi ibyo usigarana ntabwo bivamo nabatanzemo ariko se akazo gatoya muri iyo myaka ukigundagurana n'ubuzima bw'i Kigali ubwo ni mu mafaranga numvaga yabaga ari menshi cyane yabaga ari menshi uvuga ati byanga byakunda nimba najyaye nk'akamiliyoni kamwe ndaza kwizigama kandi kamiliyoni ibyo birashoboka nyirizina watubwira ati ngewe naragiye ngeze ku kiraro uvuga ati reka nijugunyemo birangire ndumva ibintu bitari kumera niki cyari nyamukuru cyabinteye nyine nta mahoro y'umunyabyaha
twararyaga inkoko turarya amafi ariko igihanda satana akaza agatera nko mu mugore umugore tugashwambagoturana tukarwana mu ikaritsiye kandi turi abantu biyubashye ariko imana ibigenza neza imana iratabara Yesu amaze kugera iwanjye kuvuga ngo amahoro yaraje n'iwanjye ngo ba umugabo mwiza utuje narangwaga no gukubita aterangwaga no gukubita munyemerere gato gusa tubanze dutumikire abadutumiye amaze ubundi tuze kuba twagaruka mu kanya gatoya. Simbukira kuri YouTube channel Ijambo ry'Imana TV, aho ngaho uraza kuba wakirika subscribe, ibintu bize kuba byamira neza cyane. Wananyeruka ukaza kuri Abinshuti TV, hose ugakirika subscribe kugira ngo byibuse ibyo tugukora gatanuko kandi ibashe kuba byakugeraho nyine utuje kandi utekanye. Wiyumvira Ijambo ry'Imana, unitegereza abapapa beza, abamama beza, ndetse winumvira n'indirimbo byose bizacaho, rero ntugacikwe nyabuneka. Si ibyo gusa, dufite n'uwo bita Irene Kavangwa, naho wasimbukira byibuse ukeneye music, ukeneye gucuranga, ukeneye indirimbo nziza, ukeneye buri kimwe cyose, amakorari hirya no hino mukeneye gukoresha indirimbo zigezweho, mwasimbukira kuri Irene Karangwa akabafasha maze ibintu bikaba byagenda neza cyane. Umwe mu producer dufite bakomeye mu gihugu cyacu kandi babikora ibintu bikagenda neza cyane gusa. Wasimbukira kuri peke yake mwenyewe Kati Official, naho hari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ibiganiro by'Iyobokamana byose bikaba byagenda neza cyane gatandatu. Kandi sibyo gusa rero, uramutse ukeneye kuzamura YouTube channel yawe ikora monetization, naho ugakora byibuze vuga ati harimo akantu byibuze nyine ndabona nyine hari ukuntu nyine Uwiteka ari kugenda aminjiramo agafu. Abakristo bo ngene bati ngo agafu kaba kayamvugo nyine kigere igezweho. Wasimbukira nawe nyine ukanyandikira kuri 0883 maze ukanyandikira ukambwira icyo wifuza cyose nagufasha. Nimba ukeneye ibiganiro ko waza cyangwa se nkaza tukagirana ibiganiro bitandukanye, yaba entertainment mu biganiro by'Iyobokamana cyangwa se no mu biganiro bisanzwe, hose ntabaye gatanuko kandi ntugacikore ntugahombe wageze kuri Kati Official. Amen. Urakoze cyane. Warubuza ati nge nabonaga mu rwemeze nabi, inshiza aratambukaga n'imigeri bigomba birumva bikajyana nanjye nkanakubitwa nawe yaramubita ngaho re ntago nawe baganyorohe ariko se uyu munsi utaza kuryoherwa n'ikiganiro. Reka nkubwize ukuri, nta kiganiro n'iki nambo uzigererwa uryoherwa nacyo kuri iyi si nutaryoherwa n'ibiganiro byose mba ndimo ndagukorera. Ni turi kuri Abinshuti TV, reka twikomereze. Yego dukomeze. Hanyuma rero avuga ati ngiye maze kwakira agakiza, Yesu araza arakumanukira, ibintu bigenda neza. Nimara kumva ryajwi naragiye ntangira kwegera gusenga, ariko mu by'ukuri Imana yambwira, umukozi w'Imana yaza atumva ko Imana ivuze, Imana ivuganye nawe. Muntu se Imana ivuganye nanjye, amateka yanjye yazi gute? Avuga manza ya Imana y'abarokora ivuga ikaba koko. Bigenda bizamo numva amahoro agenda azagenda senga, ibintu bigenda bicamo neza kabisa. Ubu ngubu nanjye Imana nayibwira abandi batarayimenya. Wayibwira abandi batarayimenya. Turaje mu kanya gato uraza uyivuge, ariko byibuze reka tubanze turebe no inyuma. Ntago wankoga kuri kakantu se kako ku mugongo w'ingona. Oya bira ntago nabyigeze ku mugongo w'ingona. Kara kuki utagafasheho? Impamvu mu mabyiruka yanjye nigeze kujya gutekera sogokuru itabi muri iriya nkono y'ikinyarwanda. Yego, hari ibintu byitwaga ubuvunderi. Nkuruye byirukankira muri nge biranyica ndanaruka n'umwana mbi zinuka ibintu byitwa itabi gutyo nkumva ko byica. Kuko nari mfite umutima warimbuza, ahubwo nuko hari aho nahuriye naryo riramemukira ngo ntawe utinyisha mu buryo ngahora kandi rero bo tugarutseho nanone gatoya ubwo turacyari Kigali, tugera no ku kiraro. Avuga ati ngiye ku kiraro cyameneye ko ari gutya, ariko dusubira Kigali ho gatoya. Iyo wafatwaga byabaga bimeze gute? Nta kiboko? Iyo nafatwaga cyane nigeze gufatwa rimwe, naguze igare ry'ijura n'umwana rigura 6,000 kandi aririshya. Mwana ararizana ati mama ari mu bitaro yampe, ndayamuha ngiye kubona mbona polisi ziteye biteye ati iki ni igisambo gikuru ati musirimu ngarabucyane ya ntago yakwibate. Rigare nariguze n'uyu mwana ntago nigeze ndihakana, bati tugenda atubwira nandi yo muri uyu mujyi aho yagiye ati no wiba no chef wa dutambikanye na harya muri gare ku kazu ka polisi. Ariko abantu bari baturutse Karongi ariho mwana yafatiwe, amaze mu kuhagera niga ubwenge bwo kwemera byose. Barangije baravuga bati rero uko gahunda
bimeze bigaragara ko amagare wayamaze muri uyu mujyi ni wowe uyatwara ni wowe uyatwara ntabwo nyatwara nyibye ahubwo wenda abayiba barazana nkayagura kuko njye nshinzwe kugura ko mureba ko ntabwo ndi umujura barangije ubwo sinzi ibintu byaturikiye harya ruguru harya ku muhanda ujya mu mujyi twari inyuma Nyabugogo muri gare mu kazu ka polisi noneho bamandembo baticara kuri ibi bisambo bigenzi byawe wowe ubirinde maze kugenda ndabaduka ndabakubita mwongereje amwanesheje akazi kanjye mwa baturage bavuye Karongi bakubise urwamo rwabo nirwo rwongera bahuruza polisi bati umuntu yisha abantu polisi irajya ati bite byawe aba bantu barimo barashaka kuncika abantu kandi mwari kubambaza ndabikubita ngira ngo bisuye ariko narababeshyeraga nyine urumva umuntu wari ukwidefanda nyine nuzuye haba umuntu ni ukuvuga ngo narishyura imbaraga za satani nta bintu byo kugira impuhwe nari mfite ibintu by'umuntu wawe ndabakubita uko birangira abantu mbashubije rya gare ariko niherera na polisi ndababwira nti nanjye mugomba kungaruriza amafaranga yanjye ubwo ngubwo hari mu 2002 urumva ni kera na kabiri umupolisi arangira tuwagisambura cyarangaha n'ibintu wakoze muri uyu mujyi utabonye amafaranga naho ngo ndajya kubibwira fandi arambwira ati amafaranga yawe turakuzi ubitangiye urumva rero hagati aho nuko nari mfite amafaranga mba nagiye mpfumura n'amazu cyangwa nkatera rokari kuko ibintu byo gushaka amafaranga nta mikino ibirimo iyo udafite Imana ikuyobora byose urabikora byose kuko burya nta mutima wa gihano umuntu aba afite ariko maze gushyikira Yesu ubu n'amafaranga aragwa nkavuga n'amafaranga urayataye kuko mbasha mfite uwo namenye nuko disi wewe atanga amahoro kandi aratabara urumva 2002 simba nkiriho banarapfu yanjye ntihaba hakibukwa ariko ndi umusaza uzabugira n'abuzukuruza kandi mbabwira Imana ubu ngubu ni ukuvuga ngo ushobora kuza urwaye tugafatanya hamwe gusenga Imana igakora igitangaza uburwayi bugakira kuko twizeye dufite Imana y'inyamaboko Imana ishimwe kandi ihimbazwe Kristo aragahoraho ndetse arakarama rero ongera umumpere mikoro mama gatoya turaje tugaruke ndaje mubaze ikindi kibazo kimwe gusa nagiriyeho amatsiko none mama wowe amakuru ni meza nanjye hari ibyo ntababwiyeho Imana iratabara yarantabaye ubwo nabo niberaga mu rugo ntuje ntekanye nafite umwana noneho nkibera mu rugo sinakunze kwiyandurisha ibintu bya cyane ngo ngende nsabagire ariko Imana burya icyo uzaba cyo Imana irakurindira nuko ubwo ngubwo rero ndatuza ndavuga ni njyewe kugeza amagingo aya ngiye kwirerera umwana ntuze ntekane ahasigaye nta bindi noneho ubwo nari ntarinjira mu gakiza nsubiye inyuma ho gato ndatuza ndatekana sinzi ukuntu kwa kundi nafunguye mu gitondo radiyo numvaho uriya namba setada ari kwigisha pasiteri namba uragishije kera noneho numva inyigisho numva arigisha nanjye numva hari uko birimo kuza mwumva ndi gufashwa mu gitondo nkajya amafungura ngeze aho ni ahantu ndi ngomba kwimuka ubwo naratangiye rero ndavuga ni hoya nanjye ngiye gukurikira abandi nsenge kuko ahantu ndi nshobora kurimbuka ubwo nuko byaje ndatangira mba ngiye gusenga nkurikiye abandi mbese byahise biza vuba vuba noneho ubwo nari ntangiye kwimuka mvuye hahandi narindi nuko ubwo ndakomeza ubutayu nkabugenda ku misozi nkayiterera za kizabonwa nazitereye kanyarira ndayiterera ndetse hari aho urumanza aho bita kwaja mu rumanza tweze kugera imvura yaguye nyinshi imvura yari dutwaye n'abagenzi baba mama twari kumwe yari dutwaye ku buryo kantike yanjye yaragize ihinduka amazi Bible yanjye ibyo bintu njya mbyibutsa Imana ibyo nakubwira ngo nugira icyo ukora muri ugakora umurimo w'Imana rwose nugera ahakomeye ibyo hibutsa Imana nuko ubwo ndaterana za kanyari ibigunda ndabigunda nkajya mbivuyanga nsenga Imana nkakora y'umunsi nkakora y'ibiri twegeraho ukora ay'icyumweru ntabuze icyo kurya urugo byari bihari nkakora icyumweru nkarya rimwe ubundi nkarya nijoro ku manywa sindye ariko nshaka Imana
kuko nibwo nagezeho numva ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunshakane umwete muzambona. Ubwo nanjye ndavuga ni ngiye gushaka iyi Mana nyikomezeho ndebe ko nanjye nyine hari icyo nyishakaho. Ubwo nanjye nakomeje nsenga Imana ariko nkavuga nti ko bimeze kose numvaga nta mugabo ngomba gushaka. Byarakuvuyemo? Ibyo byaramvuyemo. Ndavuga n'igihe ngezemo nzara umwana wanjye ntuze ntabyo nziyandurisha nzagomeza nsenga Imana nkurikira Imana kugeza ubwo nanjye izampamagara izampamagare nyisange ariko nta bindi niyandurishije. Niyo ninjira mu gakiza ninjiyemo ntabwo hari ukuntu bamwe binjiramo ugasanga bagiye inyuma basubiye. Njye ntabwo nigeze nsubira inyuma, ninjiye. Noneho rero ubwo Imana yo kabyara yo gaheka nayo iranyegera. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimuyegere izabegera. Nanjye yaranyegereye nkagenda naterera akanyarira nkavuga ni umunsi ndatera akanyarira ubundi njye mu buvumo. Hari aho ijambo ry'Imana avuga muririmbyi 50 avuga ngo muze mwenyine mutwihererane. Burya hari aho tuba tugomba kwihererana n'Imana. Nanjye nkafata umwanya nkagenda nkajya nko mushyirwa nimugoroba nkiherana n'Imana nkayihamagara nkayisenga kandi Imana ikumva. Ubwo rero Imana ndakomeza ndasenga ariko Imana yo mu ijuru ikabona ko ntagomba kuba njyenyine. Ikabona ko ntagomba kuba njyenyine ariko njyewe mfite umutima wanjye wo kuvuga ngo njyewe nzibera gutyo. Ikizima nuko ntaziyandurisha ibyo hanze nzakurikira Imana. Ndakomeza ndasenga ariko najya mu byumba byo gusenga abakozi b'Imana hari amayereko bajya bagira hakaza ati kubonyeho ubukwe. Ko rero bikinjira avuga ngo ubukwe se ubukwe oya buzaturuke kandi byaranze ati hoya nta by'umugabo nshaka njyewe nzakurikira Imana namenye ariko simbibera nkacece. Ariko tukiraho ngaho tutarinjira aho ngaho nyirizina ibyo kudusobanurira ubundi ikintu cyatumye uvuga ati njye ntabwo nzigera nzana umugore. Urakoze cyane. Ntabwo nzigera nshaka umugabo. Ikintu cyatumye ati njye sinzigera nshaka umugabo ni giki uvuga ati ndazinutswe? Icyatumye mvuga ngo ntabwo nzashaka umugabo njyewe nubwo nabaga ndi mu rugo nifitiye uwo mwana nkasenga hari abantu benshi b'abadamu bazaga bakangisha inama byabacanze kandi nta mugabo mfite. Nta mugabo kandi wowe wibereye mu rugo ngira impano yo niberaga mu rugo wacu ngira impano yo kugira abagenzi banjye inama. Noneho baza bati nyamuneka ntarebe ko nta mugabo mfite akaza ati nyamuneka ati mu rugo bimeze gutya na gutya ati ubundi niho ntidusenge Imana ni wowe ngwino wegera Imana nusenga Imana byose bizagenda neza. Ngiki kintu n'ubwo watangira kuvuga basenga Imana n'ubundi utaravuga ati nanjye sindajya kuyisenga ariko nuko ufite aho mutungo ati nimusenge Imana. Buriya hari ukuntu Imana yibikira abantu burya gahoro gahoro tutabizi. None icyo gihe ati njye nta mugabo nari mfite kandi ari ufite umwana. Umwana yaje gute? Umwana yaje nyine hari ukuntu akera mu bukumi umukobwa cyadura n'ibibazo byinshi ntabwo mbyinjemo cyane ko bijya bibaho kuko uwo mwana namubona ntabwo nongeye kuvuga ngo ndiyandurisha ibintu ndagenda mu bubari ndagira gute. Naratuje ninjiye mu Mana ninjiyemo navuga nigiye gusenga Imana menye umwana wanjye nyuma ukimara kubona umwana umwana reka ntuze nonegere Kristo hato hatagira ikindi gishuko runaka kiza kuza kumfata. Yego noneho ukomeza ubwo twabyumvishije ubwo dusitumenya n'impamvu yatumaga n'abandi bazi ukabagira inama kuzi hanze uko byari bimeze. Dukomeze none nuko ubwo bagenzi badamu bakaza bati nyamuneka mu rugo byaducanze tumeze gutya na gutya abagabo tumereye nabi. Ahubwo ni rero hari benshi nagiye njyana ku misozi tugaterana umusozi. Benshi nagiye mbajyanira ibyifuzo byabo n'ibyanjye nkaba nabyihorera. Burya hari ukuntu iyo usenga Imana ukajyana icyifuzo cya mugenzi wawe. Turasengana n'abamama baza gusenga turaganira tujyana ibiganiro turaganira tumaze kuganira turongera tujya mu ijambo ry'Imana turasenga turangije turi hagati Imana iza gukoresha umumama arongera asubira muri rya jambo ngo ibyawe ko bizuka bisunika urabiganishaye. Nuko ubwo ngubwo rero ndatuza noneho numva ni njyewe. Ubwo mwene data yaramaze iminsi tusengana za kanyarira abimbwira ndavuga nti reka ntabwo igihe ngeze amari cyo gushaka ni njyewe ntabwo bishoboka ndamuhakanira
ndongera bimbwira ati noneho uzongera usenga imana noneho imana ikizakubwira ubwo hari icyo imana izakubwira nuko ubwo imana twongeye gusenga na ba mama ntabwo bamenyaga ko ari njye bwiye narirengagizaga nkabereka ko atari njye nkigira reka da kamera nkaho utari uhari ni nkaho ntari impari noneho ndangije irongera imana isubiramo ati ibyawe biraza ukabisunika urabisunikira ndi noneho rero turagomeza turajya turasenga turasoza ubwo none se nk'ubwo tukiri aho ngaho di urakoze cyane ati ibyo biraza ukabisunika ukongera ukabisubizaho kandi urakoze kuduhereza ubuhamya bwiza ese nk'ubwo iyo ukomeza kubisunika bikigendera ubwo ntari kuba wihombeje ntabwo byagenda biri mu mugambi w'imana oya ntabwo byagenda uwo ni ab'inshuti tv mwajyaga muganira mumukurikirana gatanu ku kandi ariko mu by'ukuri mutazi ngo bimeze gute mutazi ngo bihagaze gute umudamu we muramubona ko rwose ameze neza cyane arashima imana arasobanutse arasobanutse n'ab'inshuti kandi nawe nuko nura papa kandi nawe nuko rero yavuze ati ngiye twagendaga tugendana twajya gusenga hano ati bra 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 muti bimeze bite tukombona imana ati ko nguha ibintu ukabyanga ariko bimeze gute ko ndagusunikirima ukareba ku ruhande wewe bite ko wabimenye mbere ntunamubwire gakomeza ukabiryamana buriya inzira z'imana ni zirenga ibihumbi kandi buri imana yo ibifite ikigambiriye buriya imana iyo igutegurira ikintu cyiza byanze bikunze n'ahantu kijya byaciye mu nzira nyinshi ariko byose imana izi ikigambiriye gukora kuko uyu munsi twagiye tubana mu bihe byinshi byo gusenga mu masengesho atandukanye muri za gurupe zitandukanye kuko ndi umuntu ayoboye gurupe zitandukanye nawe yabaga arimo ariko nanjye ntari nasobanukirwa neza ko ari we imana yakururuka yavuga sinsobanukirwe ko ari we ariko nawe akagira gute naho afite amasezerano yego rero buriya amasezerano y'imana buriya iyo umuntu yafite byanze bikunze afite igihe azasohorera n'azasohorera rero nanjye ntabwo niyo nsobanukirwa ariko uko twagiye dukunda kuba dusengana nawe we mu magufa atandukanye n'ababyeyi bo ku ntenyo bamwe bitwa ba Jacqueline dusengana muri gupi ntihakore n'abandi batandukanye ariko igihe cyose twabanye nari ntasobanukirwa twasenga imana ikavuga ubukwe twasenga imana ikavuga ubukwe bene data imana yavuga kandi yanakora wowe mwe mudukurikiranye kora ab'inshuti tv rwose mbabwira imana iravuga iranakora kandi ifite n'imbaraga wari ibimenyetso biragaragara rwose ibihamya birenga kimwe ibihamya birahari muntu uba ukeneye ubuhamya cyangwa se ukeneye ibifatika jinyandikira kuri igade official 0886284443 byose bizajya bigenda neza cyane nimba ukeneye ubuhamya cyangwa se ukeneye ibifatika muntu ukeneye ibifatika simbukira kuri ab'inshuti tv nurangiza ukirika subscribe ibintu biraza kuba byagenda neza cyane uritegereza ukanareba akandi ukanasubiza kuko byose birashoboka tuba tugomba kukugezaho ibyiza gusa yego rero ibintu by'Imana buri inzira z'Imana zirenga ibihumbi ko narimo mbivuga kandi Imana ishaka ko nta muntu ugihagarika twasenga igihe kirekire dusengana iminsi myinshi dusengana mu butayu dutokara abantu dusenga kuko twabanye mu bihe bitandukanye tugasenga turi mu byumba za Kanyarira twahasenga igihe kirekire tukiriza ubusa ariko ibyo byose nta uramenya iki mugambi w'Imana rero igihe cy'Imana cyarageze Imana iza gusobanura Imana iza kumbwira ko ari umufasha wanjye iza kubimbwira nawe uko asenga Imana ikamuha amakuru biza kurangira Imana twese duha amakuru ko ari umufasha wanjye nanjye ndi umutware we mwakoze ubukwe twakoze ubukwe mbere y'Imana ni mu mategeko byose twakoze ubukwe bugenda neza hari ikintu gikomeye cyane Imana yakoze Imana yatubwiye ko izadutuza mu mujyi itubwira ko izadukorera ubukwe bukomeye cyane twakoze ubukwe tubukorana kwa dusezerana ku rusengero ahantu witwa kwakomeza muri New Life ubuzima bushya hari Muhanga ubukwe bukomeye cyane butungura abantu Imana itumira abantu batandukanye ibyo kunywa n'icyo kurya kiraboneka ndetse ku by'Imana yaratubwiye ko izadutuza mu mujyi muri Muhanga twahakoreye ubukwe tufitemo inzu turya neza twakoreye kwa buki twakoreye mu mujyi wa Muhanga yego di kubera imbaraga biragaragara ko mwaratamiye rwose mwarariye nuko merura papa mikoro ariko tukirongo gatoya muri iyo minsi Imana iguhanurira ubukwe ikakubwira ngo n'uyu nguyu ntabwo wagize gushidikanya buriya iyo usenga by'ukuri utavangavanga ibintu
iyo Imana ikubwiye ujya gutuza ukabanza ukumva neza icyo Imana yakubwiye kuko ntabwo ibintu by'Imana iyo utumviye Imana byanze bikunzura n'ibibazo. Rero Imana ibimbwiye nagize ikibazo n'abasengo kabyaramwe uriya mukozi igihe kirekire kandi nawe twaganira akambye ati nta mugabo nzashaka Imana ndabyifata mu nsenga igihe kirekire ndikubwira Imana ngo Imana banze nayo musange ariko nyine twari twese twasanga kandi dufite Imana kandi tugomba kujya mu bushake bw'Imana ntago nigize mbitendaho cyane nyine nabyakiriye nkuko Imana yabinteguriye kuko ni namaze igihe kirekire nsenga kandi nta cyari kuruga umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Urakoze cyane. Mumpere mikoro gatoya. Mumpere mikoro. Aravuze ati nta cyari kurogoya umugambi cyangwa se umugambi w'Imana ku buzima bwiwe. Wowe niki wabwira abandi bakobwa bari bari mu kigero cyawe muri icyo gihe bavuga ati njyewe ntago ngomba gushaka umugabo, ngomba gutuza nkakurikira Kristo, niki wababwira? Ikintu nabwira bagenzi banjye nuko by'ukuri urabona hari abakobwa bari kubyara iwabo. Kubyara ntago niba ubyariye iwanyu ugomba kwiyandarika. Ikintu navuga nuko niba ubyaye egera Kristo, ujye mu Mana usenge by'ukuri wo kongera gusubira mu byaha. Iyo wegereye Imana ukegera Kristo ugakorera umva ukamenya ko Kristo ari ukuyobora, Imana igukorera ubukwe, Imana ibigenza neza kuko nanjye yabigenje neza ntabwo nzi ko bizaba. Nzi muri ibyo mu bwigunge mvuga ni njyewe nzasenga Imana gusa, ibyo ntabwo nabitekerezaga. Imana ibasha gukora ibyo udatekereza, Imana ihindura ibyanze guhinduka. Niyo mpamvu rero navuga ngo bagenzi banjye barindire basenga Imana. Umuntu ukiri mu butayu, umuntu utarasubizwa, humura narindira Imana igihe nikigereza asubizwa. Nanjye official nzasubizwa. Ntabwo rero uzasubizwa humura Imana byose twese iratuzi kagera. Nabwe ngo umunsi ndarya kandi meze neza. Urakoze cyane. Hari ikindi urenzaho? Icyo narenzaho nyine nukubwira abantu hari ukuntu umuntu ajya mu butayu agisenga Imana atarasubizwa akabona umwaka umwe urashize, 2 irashize, 3 irashize, ubundi Imana isubiriza igihe. Niyo ndibuka nsubiye inyuma gato hari Imana ikimbwira ubukwe, hari umukobwa twasenganaga yakoze ubukwe yashyingiwe muri ziriya nce za Mushubati, ndumva haragize abana bagera muri 5. Ariko byumvikane ko kurindira bava kurindira byemeza umutware. Iyo urindiriye ako kantu gasubiramo neza. Kurindira byemeza umutware. Amena. Kurindiriye hari ibisubizo byiza kandi hazi ibisubizo byiza ntabwo hazi ibisubizo bitari byiza. Kurindira nabwira ngo barindire, ukiri mu butayu narindire, ukivuga ngo ese ngo ko ndeba ngo bitinze ngo imyaka 5 irashize ngo nishaka 10 nishaka 20 n'imyaka ni yaba 60 50 yarakuvuze birasohora. Byose birasohora bikagenda neza. Icyambere nukurindira no kwizera, kandi ngo kwizera kugira ute kurarema. Munyemerere dutumikira badutumikiho gatoya maze ubundi tuze dukomeza. Wampera Papa mikoro nakubwira ati nyaboneka gerageza usimukire kuri Abinshuti TV ukirika subscribe, ibintu bize kwa byarushaho kugenda neza cyane gusa. Ibyiza byose mwari mukeneye cyangwa se agakiza mushaka, ibyo wifuza byose, yaba kuramya no guhimbaza byose ibiganiro by'iyobokamana, urabona ko nyine yatangiye kugenda nyine apfundura agaseke gake sibyo gusa, n'ubutaha ndizera ko azabazanira n'abandi benshi bagiye batandukanye. Avuga ati ngiye mfite groupe nyinshi nasenganye nazo, mfite n'abandi benshi nkiyoboye, kandi abo bose mugomba kubabona gatanu ku kandi. Rero nakubwira ati gerageza usimukire kuri YouTube channel Abinshuti TV maze ukirike subscribe gusa. Subscribe ntabwo nta kiguzi isaba, subscribe ni free. Apfa kuba ufiteho data gusa. Subscribe ni free. Ndakubwira ati ni free gute? Impamvu subscribe aba ari ubuntu, ntabwo ari ibintu bigoranye kuyikanda kuko n'ugukoraho gusa bikitwara, ntabwo ari ibintu bikomeye cyangwa se bihambaye. Icy'ingenzi ni ukureba ahantu hari akajambo k'umutuku kanditseho ngo subscribe maze ubundi ugakirikaho, ibintu bikaba byagenda neza cyane. Rero muhereze comment, like, share hafi aho ngaho kugira ngo nyine ubutumwa ari gutanga burushaho kwamamara no kugera hirya no hino mu isi. Hari abafite ibibazo bikomeye, hari abashavuye, hari abaremerewe, hari n'abandi bakeneye nyine kugira ngo babone ko Uwiteka ahari, kuko Uwiteka ntago azazanga akorere mu biti cyangwa se mu bibabi, no, ahubwo azakoresha abantu bajo. Yaravuze ati
barunga ati mwigisha gerageza ubwira abantu baye baceceke ariko arangije arasubiza ati kabone nubwo baceceka ariko amabuye yagira ute yarangurura rero nta mpamvu nimwe yuko abantu bagomba guceceka ahubwo abantu bagomba kuvuga kandi bakagaragaza ukuri kwayo sibyo gusa rero twari tukiri gutumika tunasobanura uko ibintu bimeze gerageza usimbukira kuri BRC TV umuhereze subscribe nawe aravuga ati mbafitiye buri kimwe cyose amafilimi n'ibindi byose biba bigiye bitandukanye n'indirimbo ziye kugitaho ngaho wasimbukira kuri Irene Karangwa kwa producer ibintu byose bikagenda neza gusa simbukira kuri Ijambo ry'Imana TV na Akimana TV byose biraza kwa byamira sawa rero nakubwira ati ntucike kuri igadi peki yake mwenyewe Kizigenza Kati official hari ikirene indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana byose uraza kuba uhasanga gatandatu kandi komeza rero bane natwe kandi ugubwe neza aho uri hose yego papa reka twikarikire kuri papa umeze neza cyane ariko rero waratamiye warariye zibura nanjye nzangana nkawe ifiriti nshiramo warakerekera cyane byageza hishiramo numva ko inshizemo umbwije ukuri ku munsi waryaga inkoko zingahe ku munsi ahantu hitwa kwa Kiruhura urahazi kwa Kiruhura ujye uhumva se cyangwa ndahumva hari kumuhima hirya nuko di hariya samake ibihumbi mafite n'ikiganiro hari abasitari tuzaje kuganira ejo bundi ibihumbi 7 icyo gihe bya 2002 na rimwe narayiryaga ngenge waba ufite amafaranga agungana n'umwana w'ihene amaye nga rero tugayikaze nyine tubwire nyine n'icyo waduhishiye n'icyo waduteguriye muri kano kanya nabahishiye buriya cyambere na mbere tuvuye mu bintu by'ubuhamya kuvuga ngo Imana nta hantu itagukura gushaka nta hantu itagukura iremera ikaguhombya ariko ikakubona yaje kumombya rero byo byose birarangira ariko ngiye kumva numva ndagenda mpuba n'umuyaga iyo umugabo nta mafaranga afite ahuba n'umuyaga ariko kambwira ngo nubwo ari uko bimeze nzaguhishira ku ikofi iyo byanze ubwo nyine kaba kabaye buriya muri ako gace ka za Nyabugogo bajyaga narinzwi ku izina rya Magagari Imana yamishira kandi nge numva nta kintu ndiho bakavuga ngo Magaga nkitaba ku ikofi byaranze aho umuntu amubita igihumbi nkabona ari nk'ibihumbi 100 ariko Imana ntago yagutabara ukiri muri iyo miteto ntago byakunda urabanza ugakarangika ikakubita ku ikarayi hariya bikagenda neza mu bintu nahisha abantu inkuru za Paulo barazizi iyo wageze nawe ko yarashayishije Imana imutunguje umucyo wayo aravuga ngo ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo kubwo kuronka Kristo ndetse n'imbere yakabibona nk'amasi nanjye rero ubwo ibyarindamo n'ibindi byose nirukagamo bidafite Imana umumaro byaje guhinduka igihombo ndabireka ahasigaye nemerera ubushake bw'Imana bari bwo bunyobora kugeza uyu munsi wa none rero ndashima Imana turebye hano ijambo ry'Imana riboneka muri Mariko mu bice byaho bitanu nkomeze Mariko ibice byaho bitanu ku murongo waho 21 haravuga ngo kanambare amarinete y'amaso yego nta kibazo aya nayizuba ubwo rero Mariko ibice byaho bitanu haravuga ngo titira amagambo iravuga ngo Yesu ibice byaho bitanu titira amagambo iravuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo uwo mugore ntiyari yarakubiswe cyane rwose 12 ari mugongo ava buri munsi gitondo n'ikigoroba ava abo badamu barahari ariko Yesu niwe karuhura Yesu niwe ubasha gukiza ashobora kuba yaragiye kwa muganga hirya no hino hatandukanye ariko nyamara ahindukiye agasenga Imana akoze Imana bakamusengera babisigiwe ntabwo birya bintu ari imitwe nanjye najyaga ngira ngo ni imitwe ariko Imana ikorera mu bantu bayo nanjye byaje kumbaho impano yo gusengera abarwayi umuntu nkamusengera akaza akambwira ati Imana yabigenje neza ahita nanjye mbona ibihamya by'Imana ku murongo wa mbere wa 21 yavuga ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya abantu benshi bateraniraho ari iruhande rw'inyanja umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye
aramwinginga cyane ati agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mugongo wari ubimaranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Haleluya, amen. Uyu mudamu yari afite ikibazo gikomeye cyane, ariko dusubiye inyuma dusanga n'ubundi nanone uriya mugabo witwa Yayiro nawe yari afite ikindi kirenze noneho icy'uwo mugore. Yesu rero akorera hose icyarimwe, arabanza akiza umwana wo kwa Yayiro, kari agakobwa ka Yayiro akarambikaho ibiganza, aravuga ngo tarisa 10, bisobanura ngo gakobwa akira. Icyo kwa Yayiro baragikemuye. Noneho abantu benshi bari bamugose, bamaze kumugota, umugore abura aho aca, aho ko ari yumvisha ko Yesu ari we wanyu musigaye ku buzima bwe. Bandi baramumaze, bamurya ubutunzi, bamumaraho ibintu, asigariraho. Arangije afata icyemezo, mwene data we wabuze kugira ibintu bya bikaba byarashize, cyangwa ukabona bipfapfana, nta gisubizo, haba uburwayi, haba ubutunzi, haba akazi, haba ubushomeri n'ibindi. Garuka kwa Yesu akuremere. Yesu arakuremera. Kubw'ibyo rero avuga ngo arabyigana. Buriya gushaka Yesu ni uguhatana, nta bintu byo kujenjeka. Aribwira ati nge nimukoraho ku ikanzu birarangira nkize. Kwizera nibyo bya mbere bene data, baduteze amatwi kandi batwumva. Nufata icyemezo cyo gusenga kandi ukizera, Imana iza mu ruhande rwawe kandi izakora imirimo n'ibitangaza nk'ibyo twese yagiye dukorera. Amen. Muri icyo gihe rero ubwo byarangiye, Imana yongeye kungira umuntu ngarurira icyizere. Ndacyari magagari nubwo nshaje. Abantu turahura bati bite boss ni sawa, nawe mfite igihumbi kintu tira miliyoni nagendanaga nta mahoro mfite. Ubwo rero ngewe no gufatiraho nakubivamo, ndetse nkabiraga n'abana banjye n'abaturanyi banjye n'abavandimwe banjye. Inzira yanjye ni ukuvuga ubutumwa bwiza, avuga aho Yesu yankuye, avuga kugira neza, kuko abantu muri iyi minsi barushye baremerewe ni benshi. Ubashije kumva iri jambo, wowe hatana ubyigane, ukore kuri Yesu gusa, nawe urakira. Amen. Amen. Jambo ry'Imana rero ntago ari ukwirwa umuntu yikebagura, upfa gusa kuryakira uko nguko, warangiza ukizera kandi ugahatana, kandi ukabifata nk'ibyawe. Arimo bavuga ngo birango bari imitwe ngo nukubeshya. Ntago mwabivuze kundusha, ariko narageze aho ndemera. Ariko ku cyumba ntabwo yibona ntibibonyera. Abarwayi barakira. Niba ushaka kuzabisobanukirwa neza, uzahamagara Abishuti TV. Maze ahasigaye tukurambika ibiganza, ubwo burwayi bwawe nimba waragumiwe, barakuroze, nimba ibintu byose bitarimo kugenda neza, nta kazi, Imana izaguhindura amateka. Imana yacu tugire neza. Amen. Ngango ko aravuga ati wowe nimba ukeneye gufashwa cyangwa se ukeneye gukizwa, gerageza byibuze uhamagare Abishuti, maze ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Nimero hafi ngo Abishuti. Yego. Kaze mbahe nimero yanjye, ariko hari ikintu mutasobanukiye mutamenye. Buriya nubwo mumbona ari kwabwirira muri ry'Imana, mfite impano nyinshi cyane. Ndi umuvuga butumwa, ndi umuhanuzi, ndi umuhanzi, kandi Imana yo mu ijuru yagiye inkoresha ibintu bitandukanye mu buryo butandukanye. Reka mbanze basogongeze ku ndirimbo. Buriya mu minsi mike n'abahe indirimbo, inshuti zanjye bakuzi banjye munkurikiranye, iminsi mike rero bahe indirimbo zihimbaza Imana, kuko dufite impano zitandukanye. Ariko nkababwira ngo nimukomeze mukore subscribe kwa Inshuti TV, mukomeze mushyigikire, mudukurikirane. Icyo nzi nuko hari byinshi byiza. Murabona abashyitsi nabazaniye uyu munsi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tumwumve n'ibyinshi by'Imana yagiye dukorera. Rero navuga ngo reka mbaze mbabonge. Buri umuntu ashaka kugira ngo arye neza, hari igihe abanza kumva uko ibyo bimeze. Reka mbaze mbabonze ku ndirimbo zanjye zihimbaza Imana. Ngiye kubaririmbira agace gatoya kindi ivuga ngo tuza bizasohora ibyawe, uhumure utuze bizasohora, Imana igize gutabishoboye.
bene data muzi iyi ndirimbo mumfashe ahantu hari igitero njya mumwe muri groupe umunsi kundi mumfashe. Barakureba bakakwitiranya kubera yuko utaratwikururwa, ariko umunsi za gutwikurura n'abakurwanya nabo bazayishima. Barakureba bakakwitiranya kubera yuko utaratwikururwa, ariko umunsi za gutwikurura n'abakurwanya nabo bazabishima. Tuzanigibesha tuzabisoza iyatabaye Abisiraheli, na n'uyu munsi ntigihinduka. Iyatabaye Abisiraheli, na n'uyu munsi ntigihinduka. Iyatabaye Abisiraheli. Nshobora kubonana namwe rero, ndahari. Imana yo mu ijuru amira umugisha. Bene data nshuti zanjye munkurikirana umunsi kuwundi, navuga ngo mukomeze mugereho murebe, ariko nababwira ngo Imana yacu bene data ifite imbaraga irakora. Mwumvishe uburyo umugabo yamugiriye neza, nanjye yangiriye neza muri byinshi. Kandi uyu munsi iri imbere yanyu ndababwire ngo abangaba muri kubona turi kumwe dufite groupe nini cyane ikomeye, groupe y'abanyamasengesho. Tuvuga Imana tugasenga Imana. Rero navuga ngo niyakore groupe, abangaba ni bamwe twanuriye groupe. Uyu mubyeyi mama Fisto, madamu wanjye ari umupapa, sinzi nimamba reka bibwire none umuntu mukuru akira bibwire twitibye abamanze Emmanuel. Nahise mfatiraho, yego nafatiyeho nkimara kubona ko Imana ibigenje irantabara inkura mu magana menshi y'abasinzi bari baraho muri uwo mujyi wa Kigali, twibisha n'imitwe. Yego nibishaga n'imitwe burya ajya no ku muzungu umuntu akakwandikira ibintu bigindenga kamera ukishyura make y'ibindi ukabijyana. Yego nta kuntu wari kubona amafaranga ari muri uwo mujyi wa Kigali utashyizemo amanyanga. Kumva bene datamba nararimbutse. Rero y'amafaranga agabanutse agakiza karinjira, wumva biruta ya mafaranga, kuko hari abantu benshi bayafite bashaka no kuyagura amahoro ntibayabone. Ko hari butike igira amahoro bacururizamo amahoro wabona muri isi, hacuruza ibindi bintu byose n'indege n'ibiki, ariko amahoro niyo y'abintu y'amahoro ntabwo wabona aho uyigurira kandi utabuze amafaranga. Nguko aravuga ati nubwo yaba ari amahoro cyangwa se ikiro cyangwa se inusu, reka tuvuge nirobo, nubwo kabara agace kirobo ntago ushobora kubona amahoro cyangwa se ngo yagura, ariko byibuze ari akantu gato habishuti yaravuzemo ngo uyu ni madamu wanjye. Nibyo? Yego ni ukuri. Niwe madamu wawe burya? Uyu ni madamu wanjye burya, iminsi yose mujya mumbona ndi hano ndi jyenyine. Ubu ngubu nawe uko di noneho reka umbereke noneho rero. Ariko se mwegere uruka dusimbure nto gatoya tubereke nubona se egera umugabo di egera umugabo yari kuri umugabo ganguka rero. Urazi uyu nguyu ni madamu wanjye, mwashakanye mu gihe kingana gute? Mumaranye imyaka ingahe? Tumaranye igihe kinini. Tumaranye imyaka nk'itandatu. Imyaka itandatu batari 7. Imyaka 6 hagati aho ngaho. Mubyaranye kangahe? Dufitanye umwana umwe w'umuhungu. Yego umwana umwe w'umuhungu. None se ko nta wundi se? Abandi barahari bazaza. Nuko burya rero ngo ijambo ry'Imana rivuga ati byibuze umwana aba ari umugisha, sibyo se? Umwana aba ari umugisha. Hari nubwo yari gutambuka nyine muri za nce z'Yerusalemu ukuntu arimo atera imbere, abana baza bamusanga bati mureka abana bato bazansange ubwami bw'ijuru nabwo ari ubwabo. Nanguka rero ariko nyine ni gake gakeya bizagenda abiza agahoro gahoro. Mbere umupapa mikoro gato mumaze akantu gato. Yego yo akiri kugusubiza rwose. Urazi twibishaga imitwe niba hari umupasiteri mwigeze kutwigisha mu rusengero avuga ati ari ukuntu ngo agire nimba wako sinzi ukuntu bazirakata bazitaga Sanjonogo. Ngo hetero pora bavuga ukuntu ukigurukira mwebwe byo bakomeze gute? Twajyaga kurangura ku Muhinde, twamara kugera twaga dufite abantu bakora ku Muhinde, tukaba dufitanye isiri b'Abanyarwanda. Niba ushaka wenda n'urugero ibyuma by'igare nk'amapine 20 agashyiramo andi 20 imbere mu ipine,
wowe ukishyura 20 ujyanye 40 ujyanye 40 ariko Imana ukajyana warangura amapaki 10 y'amareyo y'amasara y'igare bira bintu basobeka byo mu by'inkingi akagupakira 15 waguza 5 shambura zigare uko amaboko y'igare uko nacuzaga pièce de rechange noneho icyo cyazamuraga rero umuntu vuba noneho kubera ko nta mahoro y'umunyabyaha ya mafaranga twararyaga ariko nta mahoro dufite nta mahoro dufite Imana ikatuburizamo amahoro bitugora bikaba byinshi soga zikaturenga ariko umugabo witwa Yesu niyo namaze iminsi 3 ntanywa n'amazi kanjye numva nta cyaka mfite umva nta kibazo kubera Yesu ariko nindabwira mushiki cyane mbwa ati ngiye gusenga ati umunsi rwose urebe uko wimenya nkavuga ati rero nimba utashye ntuze kunsaba kubyanje cyane kuko bariye kubya Kristo aragabura ashaka kugenda amara n'icyumweru namara icyumweru kandi nigeze kujyana na b'inshuti muri mu buvumo kanyarira kugeza arambwira ati wowe wagiyeyo genda ngeze yongera ubwo yaragezeyo banyereka akantu kuntu bavuga batahani mu rusesamanzi rero we ntabwo ujyamo ntiwakwirwa akuruzinda agakuruka akagera ariko rero ndavuga ni iyo umuntu ashaka Kristo ntagira umupaka arihara kuba abandi bagenda bakajya gushaka Imana kandi ibyo usigarana ntabwo bivamo nabatanzemo ariko se akabazo gatoya muri iyo myaka ukigundagura nta n'ubuzima bw'i Kigali ubwo ni mu mafaranga numvaga yabaga ari menshi cyane yabaga ari menshi uvuga ati byanga byakunda nimba nagereye nk'akamiliyoni kamwe ndaza kwizigama kandi kamiliyoni ibyo birashoboka nyirizina watubwira ati njyewe naragiye ngeze ku kiraro uvuga ati reka nijugunyemo birangire ndumva ibintu bitari kumera niki cyari nyamukuru cyabinteye nyine nta mahoro y'umunyabyaha twararyaga inkoko turarya amafi ariko igihanda Satani akaza agatera nko mu mugore tugashwambago turana tukarwana mu ikaritsiye kandi turi abantu biyubashye ariko Imana ibigenza neza Imana iratabara Yesu amaze kugera iwanjye kuvuga ngo amahoro yaraje n'iwanjye ngo ba umugabo mwiza utuje narangwaga no gukubita aterangwaga no gukubika munyemerere gato gusa tubanze dutumikire abadutumiye amaze ubundi tuze kuba twagaruka mu kanya gatoya simbukira kuri YouTube channel Ijambo ry'Imana TV aho ngaho uraza kuba wakirika subscribe ibintu bize kuba byamera neza cyane wananyeruka ukaza kuri Abinshuti TV hose ugakirika subscribe kugira ngo byibuse ibyo tugukora gatsanuko kandi ibashe kuba byakugeraho nyine utuje kandi utekanye wiyumvira Ijambo ry'Imana unitegereza abapapa beza abamabeza ndetse winumvira n'indirimbo byose bizacaho rero ntugacikwe nyaboneka sibyo gusa dufite n'uwo bita Irene Kavangwa naho wasimbukira byibuse ukeneye music ukeneye gucuranga ukeneye indirimbo nziza ukeneye buri kimwe cyose amakorari hirya no hino mukeneye gukoresha indirimbo zigezweho mwasimbukira kuri Irene Karangwa akabafasha maze ibintu bikaba byagenda neza cyane umwe mu producer dufite bakomeye mu gihugu cyacu kandi babikora ibintu bikagenda neza cyane gusa wasimbukira kuri Peke yake mwenyewe kati official naho hari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ibiganiro by'Iyobokamana byose bikaba byagenda neza cyane gatanu kandi sibyo gusa rero uramutse ukeneye kuzamura YouTube channel yawe ikwa monetization naho ugakora byibuze vuga ati harimo akantu byibuze nyine ndabona nyine hari ukuntu nyine Uwiteka ari kugenda aminjiramo agafu abakristo bo ngene bati ngo agafu kaba kayamvugo nyine kigere igezweho wasimbukira nawe nyine ukanyandikira kuri 0883 maze ukanyandikira ukambwira icyo wifuza cyose nagufasha nimba ukeneye ibiganiro ko waza cyangwa se nkaza tukagirana ibiganiro bitandukanye yaba entertainment mu biganiro by'Iyobokamana cyangwa se no mu biganiro bisanzwe hose ntabaye gatandukanye kandi ntugacikora ntugahombe wageze kuri igati official amen urakoze cyane warubuza ati ngiye nabonaga mu rwemeze nabi ati inshiza aratambukaga n'imigeri bigo birumva bikajyana nanjye nkanakubitwa nawe yaramubita ngaho rero ntago nawe baganyorohe ariko se
uyu munsi mutaza kuryoherwa n'ikiganiro reka nkubwize ukuri nta kiganiro n'iki ntabwo uzigera uryoherwa nacyo kuri iyi si nutaryoherwa n'ibiganiro byose mba ndimo ndagukorera ni turi kuri Abinshuti TV reka twikomereze yego dukomeze hanyuma rero avuga ati ngiye maze kwakira agakiza Yesu araza arakumanukira ibintu bigenda neza nimara kumva ryajwi naragiye ntangira kwegera gusenga ariko mu by'ukuri Imana yambwira umukozi w'Imana yaza atumva ko Imana ivuze Imana ivuganye nawe umuntu se Imana ivuganye nanjye iby'amateka yanjye yazi gute avuga manze ya Mana y'abarokora ivuga ikaba koko bigenda bizamo numva amahoro agenda azagenda senga ibintu bigenda bicamo neza kabisa ubu ngubu nanjye Imana nayibwira abandi batarayimenya wayibwira abandi batarayimenya turaje mu kanya gato uraza uyivuge ariko byibuze reka tubanze turebe no inyuma ntago wankwaga kuri ka kantu se kako ku mugongo w'ingona oya biriya ntago nabyigeze ku mugongo w'ingona kariya kuki utagafasheho impamvu mu mabyiruka yanjye nigeze kujya gutekera sogokuru itabi muri iriya nkono y'ikinyarwanda noneho hari ibintu byitwaga ubuvunderi nkuruye byirukankira muri nge biranyica ndanaruka n'umwana mbi zinuka ibintu byitwa itabi gutyo nkumva ko byica kuko nari mfite umutima warimbuza ahubwo nuko hari aho nahuriye naryo riramemukira ngo ntawe utinyisha mu buryo ngahora kandi rero tugarutseho nanone gatoya ubwo turacyari Kigali tugera no ku kiraro avuga ati ngiye ku kiraro cyameneye ko ari gutya ariko dusubira i Kigali ho gatoya iyo wafatwaga byabaga bimeze gute nta kiboko iyo nafatwaga cyane nigeze gufatwa rimwe naguze igare ry'irijurano n'umwana ndigura 6,000 kandi aririshya mwana ararizana ati mama ari mu bitaro yampe ndayamuha ngiye kubona mbona polisi ziteye biteye ati iki ni igisambo gikuru ati musiri ngo ngarabucane ya ntabwo yakwibate rigare nariguze n'uyu mwana ntabwo nigeze ndihakana bati tugenda atubwira nandi yo muri uyu mujyi aho yagiye ati no yiba dore chef wa dutambikanye na harya muri gare ku kazu ka polisi ariko abantu bari baturutse Karongi ariho mwana yafatiwe amaze mu kuhagera niga ubwenge bwo kwemera byose barangije baravuga bati rero uko gahunda bigaragara ko amagare wayamaze muri uyu mujyi ni wowe uyatwara ntabwo nyatwara nyibye ahubwo wenda bayiba barazana nkayagura kuko ngiye nshinzwe kugura ko mureba ko ntabwo ndi umujura barangije ubwo sinzi ibintu byaturikiye harya ruguru harya ku muhanda ujya mu mujyi twari inyuma Nyabugogo muri gare mu kazu ka polisi noneho bamandembo baticara kuri ibi bisambo bigenzi byawe wowe ubirinde maze kugenda ndabaduka ndabakubita mungereje mwanesheje akazi kanjye mwa baturage bavuye Karongi bakubise urwamo rwabo nirwo rwongera bahuruza polisi bati umuntu yisha abantu polisi irajya ati bite byawe aba bantu barimo barashaka kuncika wanyu kandi mwari kubambaza ndabikubita ngira ngo ariko narababeshyeraga nyine urumva umuntu wari ukwidefanda nyine nuzuye ntabwo umuntu nukuvuga ngo narishyura imbaraga za Satani nta bintu byo kugira impuhwe nari mfite ibintu by'umuntu hafi ndabakubita uko birangira abantu mbashubije rya gare ariko niherera na polisi nababwira nti nanjye mugomba kungaruriza amafaranga yanjye ubwo ngubwo hari mu 2002 urumva ni kera na kabiri umupolisi arangiye tuwagisambura cyarahangaha n'ibintu wakoze muri uyu mujyi utabonye amafaranga nawe ngo ndajya kwibwira fandi arambwira ati amafaranga yawe turakuzi ubitangiye urumva rero hagati aho nuko nari mfite amafaranga mba nagiye mpfumura n'amazu cyangwa nkatera rokari kuko ibintu byo gushaka amafaranga nta mikino ibirimo iyo udafite Imana ikuyobora byose urabikora byose kuko burya nta mutima wa gihano umuntu aba afite ariko maze gushyikira Yesu ubu n'amafaranga aragwa nkavuga amafaranga urayataye kuko mbasha mfite uwo namenye nuko disi atanga amahoro kandi aratabara urumva 2002 simba nkiriho bana rapfuye yanjye ntihaba hakibukwa ariko ndi umusaza uzabugira n'abuzukuruza kandi mbabwira Imana ubu
ngubu ni ukuvuga ngo ushobora kuza urwaye tugafatanya hamwe gusenga imana igakora igitangaza uburwayi bugakira kuko twizeye dufite imana y'inyamaboko. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Kristo aragahoraho ndetse arakarama. Rero ongera umumere mikoro mama gatoya, turaje tugaruke ndaje mubaze ikindi kibazo kimwe gusa nagiriyeho amatsiko. None mama wowe amakuru ni meza, nanjye hari ibyo ntababwiyeho. Imana iratabara, yarantabaye ubwo nabo niberaga mu rugo ntuje ntekanye ndafite umwana, noneho nkibera mu rugo sinakunze kwiyandurisha ibintu bya cyane ngo ngende nsabagire, ariko Imana burya icyo uzaba cyo Imana irakurindira. Nuko ubwo ngubwo rero ndatuza ndavuga ni njyewe kugeza amagingo aya ngiye kwirerera umwana ntuze ntekane ahasigaye nta bindi. Noneho ubwo nari ntarinjira mu gakiza nsubi inyuma ho gato, ndatuza ndatekana sinzi ukuntu kwa kundi nafunguye mu gitondo radio numvaho uriya namba setada ari kwigisha pasiteri namba uragishije kera. Noneho numva inyigisho numva arigisha nanjye numva hari uko birimo kuza mwumva ndi gufashwa mu gitondo nkajya amafungura ngeze aho ni ahantu ndi ngomba kwimuka. Ubwo naratangiye rero ndavuga ni hoya nanjye ngiye gukurikira abandi nsenge kuko ahantu ndi nshobora kurimbuka. Nuko byaje ndatangira mba ngiye gusenga nkurikiye abandi, mbese byahise biza vuba vuba. Noneho ubwo nari ntangiye kwimuka mvuye hahandi narindi. Nuko ubwo ndakomeza ubutayu nkabugenda, ku misozi nkayiterera, za Kizabonwa nazitereye, Kanyarira ndayiterera, ndetse hari aho urumanza aho bita kwaja mu rumanza tweze kugera imvura yaguye nyinshi. Imvura yari dutwaye n'abagenzi baba mama twari kumwe, yari dutwaye ku buryo kantike yanjye yaragize ihinduka amazi, Bible yanjye ibyo bintu njya byibutsa Imana. Ibyo nakubwira ngo nanugira icyo ukora muri ugakora umurimo w'Imana rwose nugera ahakomeye ibyo hibutsa Imana. Nuko ubwo ndaterana za Kanyari ibigunda ndabigunda nkajya mbivuyanga nsenga Imana, nkakora y'umunsi nkakora y'ibiri twegeraho gukora ay'icyumweru ntabuze icyo kurya urugo byari bihari, nkakora icyumweru nkarya rimwe, ubundi nkarya nijoro ku manywa sindye, ariko nshaka Imana kuko nibwo nagezeho numva ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunshakane umwete muzambona. Ubwo nanjye ndavuga ni ngiye gushaka iyi Imana nyikomezeho ndebe ko nanjye nyine hari icyo nyishakaho. Ubwo nanjye nakomeje nsenga Imana, ariko nkavuga nti ko bimeze kose numvaga nta mugabo ngomba gushaka. Byarakuvuyemo byaramvuyemo. Ndavuga n'igihe ngezemo nzara umwana wanjye ntuze nta bindi ntabyo nziyandurisha, nzagomeza nsenga Imana nkurikira Imana kugeza ubwo nanjye izampamagara izampamagare nyisange, ariko nta bindi niyandurishije. Niyo ninjira mu gakiza ninjiyemo ntago hari ukuntu bamwe binjiramo ugasanga bahagiye inyuma basubiye, njye ntago nigeze nsubira inyuma, ninjiye. Noneho rero ubwo Imana yo kabyara yo gaheka nayo iranyegera. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimuyegere izabegera. Nanjye yaranyegereye nkajya naterera Kanyarira, nkavuga ni umunsi ndatera Kanyarira ubundi ngiye mu buvumo. Hari aho ijambo ry'Imana avuga muri Ririmbyi 50 avuga ngo muze mwenyine mutwihererane. Burya hari aho tuba tugomba kwihererana n'Imana. Nanjye nkafata umwanya nkagenda nkajya nko mushyirwa nimugoroba nkiherana n'Imana nkayihamagara nkayisenga kandi Imana ikumva. Ubwo rero Imana ndakomeza ndasenga, ariko Imana yo mu ijuru ikabona ko ntagomba kuba njyenyine, ariko njyewe mfite umutima wanjye wo kuvuga ngo njyewe nzibera gutyo. Ikizima nuko ntaziyandurisha ibyo hanze, nzakurikira Imana. Ndakomeza ndasenga, ariko najya mu byumba byo gusenga abakozi b'Imana hari amayereko bajya bagira, hakaza ati mbonyeho ubukwe. Ko rero bikinjira avuga ngo ubukwe oya
uzaturuka hehe byaranze ati hoya nta by'umugabo nshaka njyewe nzakurikira imana namenye ariko simbibera nka cece. ariko tukiri aho ngaho tutarinjira aho ngaho nyirizina ujye kudusobanurira ubundi ikintu cyatumye uvuga ati njyewe ntabwo nzigera nzana umugore. Urakoze byinshi. Ntabwo nzigera nshaka umugabo. Ikintu cyatuvuga ati njyewe sinzigera nshaka umugabo ni igiki uvuga ati ndazinutswe. Icyatumye mvuga ngo ntabwo nzashaka umugabo njyewe nubwo nabaga ndi mu rugo nifitiye uwo mwana nkasenga hari abantu benshi b'abadamu bazaga bakangisha inama byabacanze kandi nta mugabo mfite. Nta mugabo kandi wowe wibereye mu rugo ngira impano yo niberaga mu rugo wacu ngira impano yo kugira abagenzi banjye inama. Noneho baza bati nyamuneka ntarebe ko nta mugabo mfite akaza ati nyamuneka ati mu rugo bimeze gutya na gutya ati ubundi niho ntidusenge imana ni wowe ngwino wegera imana nusenga imana byose bizagenda neza. Ngiki kintu nuko watangira kuvuga basenga imana n'ubundi utaravuga ati nanjye sindajya kuyisenga ariko nuko ufite aho mutima ati nimusenge imana buriya hari ukuntu imana yibikira abantu burya gahoro gahoro tutabizi. None icyo gihugu ati njye nta mugabo nari mfite kandi ari ufite umwana. Umwana yaje gute? Umwana yaje nyine hari ukuntu akera mu bukumi umukobwa cyadura n'ibibazo byinshi ntabwo byinjemo cyane ko bijya bibaho kuko uwo mwana namubona ntabwo nongeye kuvuga ngo ndiyandurisha ibintu ndagenda mu bubari ndagira gute naratuje ninjiye mu mana ninjiyemo navuga nigiye gusenga imana menye umwana wanjye nyuma ukimara kubona umwana ugatsika umwana reka ntuze nonegere Kristo hato hatagira ikindi gishuko runaka kiza kuza kumfata. Yego noneho ukomeza ubwo twabyumvishije ubwo dusitumenya n'impamvu yatumaga n'abandi basuka bagira inama kuzi hanze uko byari bimeze. Dukomeze none nuko ubwo bagenzi badamu bakaza bati nyamuneka mu rugo byaducanze tumeze gutya na gutya abagabo tumereye nabi ahubwo ni rero hari benshi nagiye njyana ku misozi tugaterana umusozi benshi nagiye mbajyanira ibyifuzo byabo n'ibyanjye nkaba nabyihorera. Burya hari ukuntu iyo usenga imana ukajyana icyifuzo cya mugenzi wawe mu gihugu cy'iwanyu imana yo mu ijuru umugisha yarageze. Murakoze cyane.